Banywanyi bacu bakunze bo kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikira aho mugiye muherereye, mwese mukomere cyane. Turagaruka kuki hari tugiye kureba icyo kureba sinye zigaragaza yuko USA yamaze guhindura strategy cyangwa scenario zishobora kwihutisha intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo ibintu bishobore kwihuta, ushobore kubibona nko mu gihe gitoya kirenze icyo wabitekerezaga. Ari abantu batekereza ati mu myaka ingahe cyangwa se mu bihe bizaza, ariko abandi bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ubu ngubu ntabwo ari nk'iza kera zo kugoragoza no gutinza ibintu. Bigaragara ko ahubwo Trump afite systeme nshya nk'uko yabivuze y'umuvuduko wihuta. Ibyo turaza kureba turebe koko n'igihe gishoboka ukurikije ibiri kuba. Ngira ngo twaraye dukoze ikiganiro kuri ariya mato yo muri Ntuza yo muri Ocean Indie, bavuga ameze nk'ayagiye muri Venezuela gufata uriya mugabo, ati kuki yerekeza muri Ntuza hano muri Ocean Indie. Tubikoraho ubusesenguzi, hari ibindi bintu twabonye rero muri rusange turi buze kugarukaho bigendanye n'aya mato, ndetse tuze turerere neza ahantu araba stop cyangwa se ahantu abari n'imikore yayo. Kuri commentaire ntimugire ngo tuba twabyirengagije. Hari uwakoze commentaire ati n'ubundi muri Ocean Indie hasanzwe aya mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko koko turaza kureba ko ese asanzwemo yarameze gute. Narababwiye ngo ushobora kuba uheruka ibitabo bya kera ushobora kuba uheruka ibitabo bya kera ukaba usoma iby'icyo gihe nyine, kuba yararimo ntibibuza yuko andi yazamo. Icyo wenda turaza kurebaho ko turaza guhinyuza turebe dukoresheje ibitabo by'ubu ngubu bishya, kuko isi ihora ihinduka, systeme ya tekinoloji ihora ihinduka, uko umunsi uza n'uko undi munsi ugenda uza. Nabibonye muri commentaire ari waje arambwira ati wowe mwizerwa uheruka iki muki ibintu nk'ibyo tuheruka ibinonko mu kimvura yaraguye. Turaza kureba ko niba amakuru yari yaravuga ngo zisanzwemo ntago ko zaburamo, ariko ko turaza kureba ayo makuru ko impamvu bavuga yuko harandi yajemo. Noneho icyo ngiyo turaza kugisesengura. Ikindi kintu turi buze kurebaho cyane cyangwa se turi buze kwitaho hari mw'ibyo ngibyo, hari wabajije icyo bita les alliés problématiques. No kuvuga ngo bariya nabariye cyangwa se na muri makeya turaza nabyo kubisobanura tugahuye n'urugero muri iki kiganiro, ko tuba tugenda dukurikirana commentaire z'abantu. Les alliés problématiques ni abantu bameze bate, bundi les alliés ni abafatanya bikorwa. Niba dufite ibyo dufatikanya bitewe nk'ibihugu ko bifatanya, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umubano n'u Rwanda cyangwa se bigire, no kuvuga ngo les alliés problématiques nuvuga ngo basanzwe ari abafatanya bikorwa bafite ubucuti, ariko ubundi mu by'ukuri batangiye kuzamwo umuzigo, batangiye kuba umuzigo cyangwa se batangiye kuba umutwaro. Iyo wumva problème nyine problématique nuvuga na abafatanya bikorwa ni inshuti, ariko batangiye kuzamo quelque chose, hatangiye kuzamo kuba umuzigo cyangwa se kuba ikibazo kiri aho ngaho. Ahangaha turaza kubisobanura neza kugira ngo urusheho kubyumva, turebe neza abo bavuze ko batangiye kuba les alliés problématiques, turebe n'impamvu ko zerekana ko hariho ubwo buryo ubwo mutwaro utangiye kuba umutwaro, kandi ngira ngo niba ubyumva wabyumvise. Hano ngira ngo ni inkuru ndi kubona ubwoba ni bwinshi nyuma yaho bamenye ko umupfumu wo muri Peru bari bateze amakiriro yabashutse. No kuvuga ngo hano hari inkuru yanditswe hano iheruka kwandika mu mwaka ushize, ndabona abantu bayikomanseho sinzi impamvu. Ndabona yaranditswe ku itariki 30 z'ukwa 12 2025 saa 6:15 n'uwo bita Tuyishimire Umutesi Celine. Perezida Maduro yaraguriwe guhunga Venezuela 2026. Undi nawe yahise azaniye inkuru avuga ati ubwoba bwamaze kuba bwinshi, batangiye kumenya ko umupfumu we yabashutse. Hano umupfumu yahengetse perezida wa Venezuela. Hano rero nko muri hano mw'iki gihugu muri Peru hakunda kuba umuhango, turaza kugarukaho nawe uyu muhango ukunda kuba muri Peru. Wari wamaze kubwira no perezida Maduro yuko mu mwaka wa 2026 bamubwira ibintu byinshi, ariko ntabwo ubuhanuzi bwe bwagenze nk'ubwa Magayane burya niwe muhanuzi ku isi uzahora yibuka igihe cyose. Hano rero hari abari kuvuga batese wasanga hari abantu
bo mu bindi bihugu bagiyeyo nabo akaba yarabahengetse none ubu ngubu bakaba batangiye gushya ubwoba n'ibiki byose. Ariko icyo yamuraguriye cyangwa se icyo abo bapfumu bamubwiye n'uburyo bakora uwo muhango, baramushutse, bamukubise ntuza, wagira ngo Trump yari yabahaye akantu, ariko icyo bari bahujeho nuko bari bamubwiye ko azahunga. Marerezoma ntabwo ko yahunze, ahubwo yarafashwe, ariko bari bamubwiye ko atazafatwa. Turaza kubireba neza uko wumve ko ibi bari babivuze yuko bigomba kuba, ariko ntabwo byahuje cyangwa ngo birase ku ntego. Abapfumu nabo mu minsi iri imbere bashobora kuzabaca amazi nka wa muhanuzi bita Nowa wo muri Ghana, wari warabeshya abantu ngo baze bajya ahantu ngo yacukuye ubwato nk'ubwa Nowa nyine, ngo bajyemo bagahurura isi yose ngo imperuka igiye kuba. Bamara kuzurana buzuranye bati dore ati nasabye Imana nayibujije yuko itakibarimbuye. Nuko rero ntago ubuhanuzi bw'ibinyoma bujya bubaho, ariko habaho n'ubuhanuzi bw'ukuri. Ubundi nko ku Banyarwanda, ibintu by'Abanyarwanda, burya Abanyarwanda nuko hajemo ibintu by'ubufantome byo kwiba, hakazamo ubwesikoro. Ariko ubundi Abanyarwanda kuva na kera bagira abahanuzi b'ukuri. Uzakurikire ubuhanuzi bwa Magayane. Magayane ntiyigeze ahusha ntiyigeze ahusha. N'ibyo yavuze hari ibindi bigitegerejwe kugira ngo abantu bazarebe neza ko abantu bazahita bandika Magayane mu bitabo neza 100% neza. Hari uwo bita Nyirabiyoro nawe yabaye nubwo babitaga abapfumu, ariko muri sanse y'ururimi rwacu icyo gihe bari bataramenya guhanura. Ubundi ngo umupfumu mu Kinyarwanda, ntago umupfumu byavugaga ibi byitwa uko mubyitwa nk'ibishitani. Ntago umupfumu ari umushitani. Umupfumu bituruka ku ijambo gupfumura. Mubajye mubanza mumenye Ikinyarwanda neza. Umupfumu bituruka ku ijambo gupfumura. Gupfumura rero mu kuvuga ngo mpamvu bavuga bati uriya muntu ni umupfumu, yaragiraga ni ukuvuga ngo iyo upfumuye ahantu, tuvuga niba uri kureba muri iyi ntuza, muri iyi nkongoro hano tuyireba gutya, ntabwo uzareba ikiri inyuma yayo washyizeho ijisho. Ariko nupfumura uzabasha kugira gute? Uzabasha kureba ikiri inyuma yayo, hirya yayo, cyangwa se ikiri inyuma y'ibikuta. Noneho rero we yapfumuraga agira gute? Atabashije gutobora ngo arebe, ahubwo yapfumuye mu bwenge cyangwa se mu buryo yabyeretswe n'ibiki byose. Nuvuga rero iyo ukurikije ubwo babitaga abapfumu muri icyo gihe, ariko muri Bibiliya ni abahanuzi. Ubwo nyine byarahindutse, byahise bihinduka nyine ubuhanuzi. Umupfumu ahitaba umushitani cyangwa se undi muntu wundi ukoresha imigenzo ya gipagani. Ariko ubundi mu by'ukuri ibyo ba Nyirabiyoro bavuze cyangwa se ba Magayane bagendaga bavuga byakomeje kuba mu mateka y'u Rwanda. Ndetse bimwe na bimwe nk'iyo wumvise mu Magayane se, iyo wumvise ibintu yagiye avuga ati yabwiye ubu ngubu ati igiti kizuma, kandi babona igiti gisheshe, agiye kubona babona inka babona igiti kirumye aho ngaho, inkuba iragikubise batazi uburyo kizuma. Ati cya giti cyakuma gute? Magayane murabizi ko ibyo ngibyo yabivuze. Kiriya giti cyakuma gite? Igiti inkuba iragikubita kiba kirana. Ati nimubona ihene yinjiye aha ngaha, muzamenye aho gutabarwa kwanyu kuri. Ese igihe nizinjira muri gereza gute? Ihene izinjira muri gereza gute? Bashiduka sinzi uwakoze ikosa ntiyakinga gereza neza, ihene imuca inyuma irinjira bagiye kuyibona. Ati se nababwiye. Ni ukuvuga rero bande bose yagiye abwira, Banzigira, Nyirazo, bande bose bayabwiye ngo bazagwa mu maguru y'abagore, bo yagiye abibwira niko byagiye. Ni ukuvuga ngo cyangwa se nabo yavuze ati gutya tuzapfa igihe iki n'iki, ugwe mu byose siko byagenze. Avuga tuzagwa mu mibyuko y'amasaka, kandi uko apfa mu gihe amasaka yari yeze n'idege. Numva ko ari gutyo byagenze. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ibyo ngibyo abantu nuko Abanyarwanda dupfobya ibyacu. Burya ngo ni ukuvuga ngo ni babambwa mwabo, bagombye kuba bari kwamamaza aba bantu bagiye bagira amateka. Ugasanga nta n'ibitabo bibavugwaho mu buryo bwihariye bivuga ku bukangange n'ubukomere bw'abo bantu n'uburyo berekanwaga. Aha rero niyo abazungu babera abahatari, baraturusha cyane. Ikintu cyabo baragikora neza, baragikimediatiza bakagera gute. Niba umuntu yarakoze neza kuba umutagatifu bikaba ibintu byihuta, ariko mu Rwanda ugiye kuba umutagatifu barakurwanya, bagushakira n'ibyaha, bagatangira kurega ibindi kugira ngo utazagira gute. Kandi muzi koko guko ari gukomera kw'igihugu, yerekana ko cya gihugu cyavutsemo abantu b'abahanuzi. Nubwo nguko iwacu ujya gutera imbere, wajya gutera imbere bakagusenyera, bagatangira kugushakira ibikwica, byaba ibyo bagutega, byaba ibyo kugutegera mu nzira n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo rero dufite umuco mubi
ariko uwo muco mubi ugomba gucika wabangabanga mwabo. Niko n'abanyarwanda kugiye bita abana babo ngo babanga mwabo n'ibiki byose, ahubwo tukamenya ko ibyacu nabyo bifite agaciro, tukamenya ko ibyacu ari byo bizima. Nubwo kwemera nyine baguhanurira nabi wakagira gute, ubundi wowe wasanga ari umunyarwanda ugenda akajya mu bamarabo, akajya muri za Peri, niba ari Peru, niba ari hehe hose, akajya kuraguzayo asize abahanuzi buzuye. Iki gihugu gifite abahanuzi benshi, nuko bahanura, bamara guhanura bavuga wenda nk'ibintu ugasanga barabirukankaho bati ibi n'ibi. Ugomba kureba neza ukavuga uti ibi bintu koko ni ukuri bizagenda gutya, ubundi ukabiha igihe. Gusa ariko mu Rwanda kubera ubukene n'inzara n'ibice byose, hari abantu bagenda bigira abahanuzi babeshya ibyo byo barahari, kuko na Yesu yarabivuze ati muzajya mubona baza banyiyitira cyangwa bavuga abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo ngibyo ntabwo bizabura abanywanyi bacu bakunze bukuriganza ndetse no kuri tsinda. Nuko rero ngira ngo ikiganiro cyacu rero tukaba turagitangiye tuvuga tuti turaganira neza muri rusange iko bimeze. Turaza kureba finaruma aya mato bari kuvaho ko yashyikiye, ese yagumye mu nyanja y'Abahinde, ese koko aho agomba kuba aparitse ibisi bikoresho bizajya hehe? Niba ho kubavuga bati ni ikibazo cyo gukontorora East African cyangwa se by'umwihariko Kongo na ntuza n'amabuye yabo n'ibiki byose bizajya hehe? Dusenga Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Mana yacu, Mana udukunda, turagushimiye iteka kuduhora hafi kandi uturinda umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro, ukaturengera ubuzima bwacu bwose, ukaturinda icyaha ikibi n'umubi, kandi ukaturinda imitego yose iterwa na Sekibishimirwa. Tubabarire Nyagasani imyitwarire yacu idahwitse ku byo twavuze, twakoze, twatekereje n'indirengeje gutunganya, maze utugenderere, utugenze, tube hafi, udukomeze, turinde kandi utugende imbere n'inyuma kugira ngo tutagwa mu moshya, tutagwa mu bibazo n'ibigeragezo byose by'isi. Ufashe abababaye, abarushya, abaremerewe, abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, abari mu kaga bose ubarengere kandi ubakomeze. Mana niwe murengezi wacu, niwe rumuri rwacu, niwe utugenderera iteka n'iteka, kandi niwe dushimira amanywa n'ijoro. Nyagasani yaba umutima yacu maze udusukure, tubabarire. Nyagasani Mana yacu, kandi urebe abana bari kujya gutangira ibihembwe uyu mwaka, igihembwe cya kabiri, ubafashe. Abadafite ubushobozi bwo kujya kwiga ubasayidire, kandi Nyagasani n'imiryango myinshi ikennye ibabaye muri iki gihugu, Nyagasani yihe ubuzima bwo kubaho. Ibibazo byose bitera ibibazo, bitari inzara, ubukene, ukwigunga, indwara zo mu mutwe n'ibindi byose bihungabanya abanyarwanda, biduhungabanya byose, Nyagasani ubikureho, kuko ari we murengezi wacu w'igihe cyose. Ababuze aho baba, abihebye, ababuze aho bakodesha, ababuze icyo barya, abahangayitse mu buryo bwose, indwara n'ibindi bigeragezo, mu nzu z'imbohe hose uhagere, maze Nyagasani uze udukoreho. Turinde mu mababa yawe, duhishe kandi utube hafi, tuyobore kandi udukomeze. Kandi icyo dusaba cya mbere mu gihugu cyacu ni amahoro. Bityo Nyagasani ikibi cyose kiyateza ukirukane, ahubwo twese tubane mu mahoro, mu bwoko bwose, mu bice byose by'ubukungu, mu bice byose by'imiturire, twese tubane neza mu mahoro, kandi buri wese ashyigikiye undi, abanye n'undi mu mahoro. Ibyo dushakisha icyazamura igihugu cyacu, Afurika ndetse n'isi yose, byose tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira abanyabyaha kuri igihe tuzapfira, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nuko rero mu Rwanda twabashuhuje abo turi kumwe i Kigali. Nongere mbibutsa abatwandikira 0783 144 144. Uri hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 783 144 144. Hari abantu banyandikiye, hari nk'ikintu ari kumbaza cyangwa ari kungisha inama rwose, kubera ibi minsi maze mu minsi y'akavuyo, mu mbabarire. Hari abo ntabashije guhita nsubiza. Uzi ko yanyandikiye ambwira ati wamfasha iki, cyangwa se wangirira neza, wamfasha kwiki. Ndibuka ari umuntu wanyandikiye ananyohereza nibarwa yohereje ahantu ati dore naranditse ariko barandinganye. Uwo muntu narabibuze, narabyibagiwe. Niba akurikira iki kiganiro yongere anyandikire kuri WhatsApp nkuko yari yabigenje, n'undi wese. Ibindi byose ngira ngo ndumva ngiye kuba libre. Nari maze iminsi njagaraye kubera utuntu twinshi cyane umuntu tuba turi kumwituraho, ariko ubu ndumva twatangiye igihe umuntu arajya atanga akanya. Nuko rero reka tubasuhuze rero abadukurikira bari hirya no hino mu ntara zinyuranye zo mu Rwanda, uko ari enye n'umujyi wa Kigali,
turi kumwe, basuhuza abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia, Malawi na Mozambique, za Afurika y'Epfo mudukurikira, ndetse n'abari za Cameroon n'ibindi bihugu byose bitandukanye byo muri Afurika mudukurikira. Amerika mukomere cyane, ndetse na Canada, Uburayi bwose budukurikira, mwese mukomere, ndetse mudusuhuza namwe abantu bari muri Australia, mwese mudukurikira aho ku mugabane wa Aziya, mwese mukomere cyane. Uwiteka bahire. Twaje rero tuganira, ariko tuganira bya gipfura mu buryo bwiza butagize uwo bwangije, ahubwo turakoresha ubusesenguzi bushingiye kuri politike nyayo, ariko politike y'isi, uko isi ibona ibi bintu. Narababwiye ngo turi ku rwego rutari rwo gusesengura mu rwego lokali, ahubwo no guhuza ubwenge bw'isi bwose icyo buvuga kuri ibi bintu. Ni ukuvuga ngo muzajya mubona nje hano kuri ekara, keretse umunsi nababwiye ati ngiye gusesengura ibyanjye byo mu mutwe wanjye gusa, ariko akenshi duhuza n'ubwenge bw'isi. Ni ukuvuga ngo kujya impaka nanjye ahangaha bigusaba kuba warasomye ibitabo byinshi cyane, kubera ko ahangaha tuba twahuje ikoranabuhanga ry'ubu, tugahuza ibitabo bya kera, tugahuza ibinyamakuru by'ubu n'ibisohotse none ahangaha. Hari ubavuze rero ngo amato ya Amerika ngo asanzwe, ngo ahangaha arahasanzwe, ariko ntibibujijwe ko hari ayaza none, wenda niba utakurikiye neza uwo wasigaye. Twagiye. Ni ukuvuga ngo sinyare cyangwa sinye zigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze guhindura strategy cyangwa senari ebyiri zishobora kwihutisha igihe. Muri makera hari sinye zigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze guhindura strategy, si amagambo gusa. Hari icyo bita rero hari icyo bita izi ngo si ibihuha, si ramazi, nicyo bita partners. USA ikoresha igihe igiye kuva muri diplomasi ikajya mu cyo bita pressure ikomeye. Nicyo kintu ikoresha, atari ibintu by'ibihuha. Hari icyo bita guhindura imvugo, icyo bita tone shift. USA iva rero mu mvugo ya turashishikariza impande zose. Ngira ngo ihita ivuye mu mvugo turashishikariza impande zose, iravuga ngo ikajya kuri hari uwisha amasezerano. Ahangaha ngira ngo maze iminsi mubyumva, nk'aba Rubinyo bande bose bariya, nko muri Kongo baravuga bati uruhande uru n'uru rwakoze ibi, ntago dushishikariza impande, baratunga urutoki. Ni ukuvuga ngo ikageraho mu cyo bita uwisha amasezerano. Iyo rero igihugu kivugwa mu izina ngo Rwanda M23, aho kuvuga ngo all parties, ni sinyi ikomeye cyane. Ni urugero ahangaha batanze. Iyo bavuze ngo Rwanda plus M23, aho kuvuga ngo all parties cyangwa se ngo impande zombi, bakafokasinga ku ruhande rumwe, iyi ngo ni sinyi bikomeye cyane. Ibi bivuze iki? USA imaze gushyira uwo ifata nk'ufite responsibility, sibyo? Ibimaze kubona responsable w'icyo kintu, aho kugira ngo ishishikarize impande zombi mu mahoro, ahubwo iravuga iti ni wowe uri kwica amahoro. Mbere yavuga ati all parties must do what you, ibintu nk'ibyo ngibyo, buri impande zose mugomba gukora ikintu, mugomba kuwushyira hamwe, ariko uvuga ngo wowe igafokasinga cyangwa se igatunga urutoki kanaka. Noneho aribyo bavuze ngo rero ibi bivuze ko US iba imaze gushyirwa ifata nk'ufite icyo bita responsibility cyangwa se responsibility. Hari ikindi cya kabiri bivuga ngo gushyira ikibazo ku rwego rw'inyungu z'igihugu, icyo bita national interest framing. Izi national interest framing rero, iyo USA yivuze strategic minerals cyangwa se supply chains cyangwa se national security, ibi ngibi nibyo iba iri kuvuga, iba yamaze gushyira ku rwego rw'inyungu z'igihugu, icyo bita national interest framing. None rero hano muri za ntuza, ibi ngibi USA iba yavuze za strategic minerals na za supply chains cyangwa se national security, biba bitakiri ikibazo cya Afurika, biba ikibazo cya Amerika ubwayo. Iba yamaze kwimura ikibazo muri Afurika, ibabwira ati mwa abanyafurika mwe byanyu byarabananiye, niba mwanananiwe ikibazo cya Kongo muri abanyafurika mwirwa muvuga ngo Afurika yunze ubumwe, mukananirwa ikibazo cya EAC muvuga ngo EAC ngo mwe na EAC yunze ubumwe, mukananirwa ikibazo cya CPGL cyarabananiye,
mukananirwa ikibazo cya francophonie mwese mubihuriwemo, wabyumvise, mukananirwa ari u Rwanda na Congo bihuriye muri francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie. Urumva bananiwe kugikemura, bananiwe gukemura ikibazo Sadeke, ikibazo yakiteruriye ati mwebwe kwasha nta kigenda cyanyu, mwebwe ngo muracyarimo mutamahuri, reka mbe nigiriye mu byanjye. Ibi rero ngo biba none bavuga yuko ngo biba rero bikiri ikibazo cya ntibibi ikibazo cya Afurika, biba ikibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Aha niho patience igabanuka, diplomasi iba ifite icyo bita deadline itavuzwe. Iyi deadline rero ni ukuvuga ngo muri make ahangaha ngira ngo bagaruka kuri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bati ibintu byahereye kwa Lorenzo biranga bijya muri EAC, ariko byahereye muri EAC ahari ndumva gutyo, biranga bijya kwa Lorenzo, biranga bijya muri Afurika yunze ubumwe, biranga bijya muri none batereka tukizane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar. Ubwo rero Amerika itifata cya kibazo ivuga iti mwese mpfu bya bindi bya African problem na African solution byaranze. None hari ikintu cya gatatu rero ngo kigaragara, kugaragara kw'igisirikare hafi y'akarere without announcement. Kugaragara kw'igisirikare hafi y'akarere rero biba without announcement. Iyo byabaye without announcement rero no kuvuga ngo igisirikare hafi y'akarere ariko kitigeze gitangazwa, kikaza kikicecekera, ukajya ukabona kirumbaraje aho ngaho, nayo iba ari muri za sinye zikomeye yuko ibintu biba bitoroshye. Amato muri Ocean Indian, surveillance increased, aho kugira ngo ibe decreased ikaba increased. No kuvuga ngo iyo bita iyi surveillance increased, no kuvuga ngo surveillance ya cyane, bari gukora neza, bari gucunga kantu ku kandi, sibyo, bari gucunga kantu ku kandi, aho kugira ngo bibe decrease bikaba increase. No public explanation, nta busobanuro bazatanga na butoya buri public. USA rero ntijya ikora ibi ku mpanuka, ibi bisobanura icyo bita option militaire iri ku meza nubwo itaratangazwa. Hari option militaire bavuga iba iri ku meza nubwo itaba yagatangazwa. Hari ikindi cya kane rero muri za sinye zigaragaza timeline y'igihe koko ibintu bishobora kuba bita amazi atari yayandi. Kwigira kure kw'abafatanyabikorwa ba kera. Iyo ubonye EU icuritse, France itavuga cyane, UK icecetse, biba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka icyo bita freedom of action, itagomba kubanza kugisha inama buri wese. Hari noneho akazi ikindi cya gatanu, kwinjiza dosiye muri security cyangwa se muri security za architecture, aho rero kuba diplomasi. Iyo rero ikibazo cya 23 kitakiri ICGLR in African gusa, ahubwo kikaba US strategy brief. Biba rero bivuze ko igisubizo gishobora kuba kigufi, gityaye, kandi kitavugishijwe abantu benshi. Scenario ebyiri zishobora kwihutisha timeline zikayigira icyo bita short cyane, zikayigira igihe gitoya. Aha niho ibintu bishobora guhinduka mu byumweru si umwaka. Banza ubyumve, abantu bari mu rugamba cyangwa se abangaho turi kwiga kurya, nize scenario. Ni ukuvuga ngo buriya twavugaga scenario ukuntu M23 ishobora kuba fragmentation, M23 ishobora kugenda ikora icyo bita esquive, kwagenda itakaza ubushe, ariko ngo hari scenario ebyiri zishoboka kugira ngo ikibazo cya USA gikemure mu buryo buri short, atari mu myaka ahubwo mu byumweru. Scenario ya mbere, hari icyo bita incident imwe ikomeye, icyo bita trigger event. Nensi dimwe ikomeye, icyo bita trigger event. Trigger event rero ibi byaba nko M23 RDF igafata zone ya mining ifite value kuri USA.
M23 ikoze ikosa nariye ko ndumva itarikore izi ko ari aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga iti sha ahantu kuhakora ibi ntibikorwa mu gihe izi ko yo matara ngo cyangwa se ikagira gutyo ikosa igakora ikosa ryo gufata zone ya mining ifite value kuri USA, koridoro y'amabuye igahagarara, port roads board route bigahagarara, abakozi cyangwa company zifitanye isano na USA bagahungabanywa. Ahangaha ni muri ya scenario ya icyo USA rero ubona nkacyo icyo bita attack and direct ku nyungu zayo. Icyo rero bikurikiraho sanctions zihuse, diplomatic isolation, icyo bita covert military pressure atari invasion. Timeline ni iminsi by'umweru. Hari scenario ya B, guhinyuza USA ku mugaragaro, political defiance, guhinyuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugaragaro, ugatangira kujya impaka nayo. Niyo mpamvu ahangaha rero bagenda nk'abogosha mu bintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakavuga ngo turashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaduhuje, yarabahuje. Se bigenda bite? Noneho hari icyo bita guhinyuza USA rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugaragaro. Ibi rero ngo byaba Kigali cyangwa proxy yayo igakomeza ibikorwa bya gisirikare nyuma ya warning. Urumva iki Kigali cyangwa proxy yayo igakomeza ibikorwa bya gisirikare nyuma ya warning, ikerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntituyitayeho cyangwa igakina icyo bita double game mu ruhame cyangwa se double G mu ruhame. Ku butegetsi bwa Trump ibi bifatwa nka icyo bita lack of respect, si icyo bita debate diplomatic cyangwa se debate diplomatic. Icyo rero bikurikiraho USA ihitamo icyo bita RDC ku Rwanda, ihitamo RDC ku Rwanda burundu. Rwanda rero igahindura icyo bita liability aho kuba partner. M23 igahabwa igihe gito cyo kubaho. Timeline ni icyo bita short decisive. Muri make rero aho timeline igenda mu by'ukuri nuko igeze mu by'ukuri USA ntabwo ikiri muri phase yo gutekereza, iri muri phase yo gutegura option. Patience isigaye ni tactique, si politique. Igihe nyacyo nta kwezi kenshi, ahubwo nicyo bita next violation izagena umunsi. Amagambo make rero y'Amerika itangiye kuzanira ikibazo amato, imvugo ikajya ku nyungu zayo bwite, kandi ikavuga amazina aho kuvuga impande zose. Ibimaze gufata icyemezo isigara ishakaho igishyira ku bikorwa. Hano rero hari abavuga ngo amato asanzwemo, ahangaha turi gukora ubusesenguzi yaba arimo yaba atarimo. Ni ukuvuga ngo aramutse, noneho ahangaha turi muri aramutse koko ayo makuru ariyo yaje. Ibi turi kuvuga ngo noneho bishyiremo aramutse koko ayo mato arimo nubwo yaba asanzwemo. Ngira ngo ikintu tugiye kujyamo, hari igihe rero ishobora gucika kwa M23 mu byumweru. Dore rero ishobora gucika M23 mu byumweru ishingiye kuri US pressure. Sa marangamutima ni uburyo Amerika ikora mu by'ukuri. Timeline rero ishoboka gucika kwa M23 byumweru. Ikitonderwa gikomeye, M23 ntirangizwa n'intambara ikomeye gusa, ahubwo irangizwa no gutandukanywa n'uyitunze. Niko kivuye bavuga u Rwanda kongeraho isolation mpuzamahanga na pressure yihuse. Ibi byose Amerika ibikora mu byumweru, si mu myaka. Ni ukuvuga ngo M23 kugira ngo icike ni ukubikora nko kuzimya, ni ukuyitandukanya ngo n'u Rwanda ukayishyira muri isolation mpuzamahanga, ugashyiraho na pressure yihuse. Ibi ni mu byumweru, ntabwo ngo byafata ukwezi. Icyumweru cya mbere kugeza kuri 2 gushyira ku rutonde rw'ikibazo cya Amerika. Ibi bibazo rero bibaho, USA yivuga ku mugaragaro ko M23 RDF ari ikibazo nyamukuru. Ijambo strategic interest rikoreshwa kenshi. Wabona US envoy mu karere, briefs zidasohoka mu itangazamakuru, intelligence activity yongera. Icyo 23 ibona nta butumwa bushya, nta masezerano mashya, gutangira kwinjira muri freeze strategic.
M23 iba itangiye gutakaza umutekano wa politike. Icyumweru cya gatatu kugeza kuri 4 guca imiyoboro ya M23 financial logistics choke. Ibi bikorwa rero USA ikorana n'abandi gukurikirana cash flow, gufunga routes zimwe, guhagarika support itari ivugwa. Noneho akazi diplomacy hinduka rero withdraw of or face consequence. Serious. Withdraw of face consequences. None rero icyo rero kibera M23 icyo hari ibikorwa nibyo twari turi hejuru. Harimo rero US ikorana n'abandi gukurikirana cash flow, gufunga routes zimwe, guhagarika support itari ivugwa, hakazana diplomacy ihinduka icyo bita withdraw or face consequences. Icyo rero kibera M23 n'ibikoresho bigorana, command control irahungabana, abayobozi batangira kudahuza. M23 hinduka umutwaro ku Rwanda aho kuba asset, kuba umuntu wayo cyafatanya ibikorwa wayo, aho gihinduka umutwaro. U Rwanda kavuga ruti twikoreye burya igisasu natwe reka tugiture. Ari hahandi ushobora kumva ihangi Makenga waramucakiye, ntuza uriya mugabo bantuza bari nde bose kumva ngo babacakiye, nkuko CNDP isirangira ukumva bankunda byo bantaganda byo gutyo. Icyumweru cya gatano kugeza ku byumweru bitandatu kugira M23 ikibazo ku Rwanda ubwarwo. Aha niho ibintu bihindukira. USA ishyira Kigali mu byiciro bibiri: gutandukana na M23, guhura n'ingaruka. Icyiciro cya mbere gutandukana na M23 cyangwa se guhura n'ingaruka. Rwanda itangira kugabanya visible support, gutekereza ku cyo bita strategic no gukora no kwitangira iyifaho gake gake. Ayo yose bayabwira u Rwanda urahitamo gutandukana na M23 cyangwa urahitamo guhura n'ingaruka. Noneho rero ku butaka M23 takaza initiative, morale, cohesion. Abayobozi bamwe rero batangira gushaka uko bava mu ishyamba. Icyumweru cya 7 ku cyumweru cya 8 twageze mu byumweru bingaye, urumva tugiye kwitura mu mezi ari cyo bita collapse ya M23, atari cyo ita explosion. Uburyo irangiramo gatatu possible. Urumva rero ko mu by'ukuri Amerika ni bya bintu tuvuga ngo yabishatse M23 ntiyarara. Uri kumva ibyo bintu kuntu bita byihuta. Uburyo rero irangiramo 3 possible. Hari cyo bita fragmentation, imitwe iratatana, bamwe biyunga kuri Wazalendo, abandi barahunga. Ariko mbona byaranatangiye hari abari kugenda bajya kuri Wazalendo. Hari cyo bita political diff, nta legitimacy, nta sponsor, nta future. M23 iba ikiriho ku izina ariko yapfuye mu rwego rwa strategy. Icyingenzi kurusha ibindi rero, M23 ntiyateguriwe kubaho nta Rwanda ntishobora kuyitwara irwanya Amerika ntiyica umutwe n'umutwe w'abarwanyi, yica umushinga. Amerika ntiyica umutwe n'umutwe w'abarwanyi, yica umushinga. Mu magambo make rero, iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifashe icyemezo cyo guhitamo RDC nka partner strategic, M23 ihabwa igihe kingana n'ibyumweru cyo kubaho, si imyaka. Ngira ngo rero twagiye ku cyo bita les alliés problématiques. Wa undi yabajije les alliés problématiques ati bisobanura iki? Mu magambo make mu Kinyarwanda les alliés problématiques bivuga abafatanya bikorwa bakiri inshuti. Banza umva ko ni abafatanya bikorwa bakiri inshuti ariko batangiye guteza ikibazo, guteza umutwaro cyangwa kugora uwo bafatanya, nibo bita les alliés problématiques. Ngira ngo wabyumvise wowe dukunda kudukurikirana, nabibonye muri comment cyawe wabajije ati les alliés problématiques, abafatanya bikorwa baracyari inshuti, barakundana, ntibarashwana nyagushwana 100%, ariko ni abafatanya bikorwa baracyafitanye ya ntuza, baracyafitanye ya traction, baracyafitanye ya liaison nubwo itari metallique, ni liaison nyine liaison ziracyahora ariko ntago ziri metallique, ntago zikomeye.
ariko baracyari rezariye. Ariko kubera iki zitari metalike? Ni ukubera ko hajemo probleme ni iyihe rero? Ni ibyo bintu batari kumva. Mwatangiye kuba umuzigo cyangwa se ikibazo, nubwo tukiri inshuti ariko uri umuzigo wanjye. Nuko rero ibisobanuro byimbitse mu bya diplomasi no mu bya gisirikare, igihugu gishobora kugira icyo bita ariye itire, ufasha inyungu zawe. Hakaza nariye problematike, umufasha utangiye kugirira nabi ku rwego mpuzamahanga, kukwinjiza mu makimbirane udashaka, kugusiga mu bibazo bya politike cyangwa se sanctions, kukwangiriza izina, image n'inyungu. Ni ukuvuga ngo hari rezariye initire, n'undi ruhari nariye initire, hari niwe wavuga aritire na initire, ariyo za problematike ngira ngo mwamwumvise mu magambo make. Rero rezariye problematike ni inshuti rero zikugiraho ingaruka mbi kurusha inziza. Urugero rufatika, igihugu A, kugira ngo byumve neza, gifasha igihugu B, ariko igihugu B kirenga ku masezerano, giteza intambara zidafite A inyungu, kigashyira A mu gitutu cy'amahanga, igatangira kuvuga iti uyu mufatanyabikorwa atangiye kuba probleme. Nicyo bita rezariye problematique. Mu mvugo rero ikoreshwa cyane mu mvugo ya diplomasi, ni uburyo bucuritse bwo kuvuga uyu twamufatanya ariko ubu atangiye kuduteza ibibazo. Si umwanzi ariko si inshuti yizewe. Si umwanzi wacu ariko si inshuti yizewe. Icy'ingenzi rero kumva, iyo rero igihugu gikomeye nka USA, EU cyangwa se China gitangiye kwita undi ariye problematike, biba bivuze ko patience iri kurangira, review ya relationship iri hafi, sanctions cyangwa se distancing bishobora gukubikiraho. Ngira ngo rero muri makeya ni ukuvuga ngo tugiye kureba guhuza ijambo n'ikibazo cya Rwanda, USA, M23 cyangwa se guha ingero z'amateka aho rezariye problematike yaje gutabwa. Uko rezariye problematike baje gutabwa, rezariye problematike ese bibaho? Umuntu w'umufatanyabikorwa ariko nta kintu akumarira kugira ngo agire icyo akumarira, arakwangiriza. Rezariye problematike ku kibazo cya Rwanda na USA, ahanga niho batubwira. Mu myaka ishize u Rwanda rwafashwe na USA nko bita rezariye itire, umufatanyabikorwa w'ingirakamaro, umutekano mu karere, ibikorwa bya UN peacekeeping, kurwanya iterabwoba, ishusho nziza ya good governance. Ariko ikibazo cya M23 cyahinduye ishusho, uko u Rwanda rero rushobora gufatwa nkari problematike kuri USA. Iyo Washington ibona ko M23 RDF babangamiye umutekano w'uburasirazuba bwa RDC, ibyo bikabangamira US RD strategy minerals deals, koridoro z'ubucuruzi, stabilization y'akarere US ishaka. None u Rwanda rwirengagiza warning za diplomasi, rukomeza ibikorwa nubwo rwasabwe kubihagarika. Aho rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangira kuvuga mu bwenge, si mu itangazamakuru. None rero Rwanda is still anari, but it's becoming problematic. Noneho rero u Rwanda ruracyari umwari ariko kugenda ruba ikibazo. Icyo bivuze rero mu by'ukuri, USA ntiyihutira guca umubano ariko igabanya ubwirinzi bwa politike, ireka kuguhisha muri UN, igatangira kureba RDC nka partner priority. U Rwanda rero rugatangira kwigunga gahoro gahoro, gutakaza leverage, M23 iba ari umutwaro, liability si asset. Ingero z'amateka, noneho hakaza icyo bita ari problematike yaje gutabwa nka Panama. Hari uwo bita Manuel Noriega mu 1989. Noriega yari ari wa CIA,
afasha USA mu karere, ariko atangira gukorana n'abacuruzi ibiyobyabwenge, yangiza inyungu za USA, yabaye ari problematique. USA iramufata ku mugaragaro, operation bise Just Cause, Operation Just Cause. Saddam Hussein Iraq muri 1980, USA yamushyigikiye mu ntambara ya Iran. Urumva igihe bapfaga akantu ka Kuwait, murabyibuka. Noneho mu ntambara ya Iran afata icyo bita Kuwait cyangwa se Kuwait, abangamira icyo bita petrol interest, ari problem. 2003 yakuweho ku butegetsi. Muammar Gaddafi yongeye kugirana relations nziza na USA EU, ariko akomeza kwitwara nk'utemera international order, ahabwa icyo bita green light yo gusenywa 2011, ararangiza. Pakistan naho byabayeho, byabaje ku ari wa USA mu kurwanya terror, ariko gukinira ku mpande zombi. Taliban USA itangira kuyifata nk'ari problematique, igabanya ubufasha, igashyiraho icya sanctions zimwe. Isomo rero rikomeye kuri kurwana na M23. Amerika itwereka ko USA ishobora kwihanganira byinshi, ariko ntihanganira abangamira inyungu zayo z'ingenzi, ntihanganira ubufatanyabikorwa uyisuzugura ku mugaragaro. Iyo umufatanyabikorwa yangiza deals za strategic, ikomeza no kwitwara nk'iyigenga burundu, ihindura reza ari problematique, hanyuma ikaba icyo bita XR wari ikamugira umwex wari inshuti yanjye. Mu ncamake rero ikarishye, u Rwanda ari wa USA, ariko M23 ishobora kuyigira problematique. M23 ishobora kuba ikibazo kandi bari inshuti. M23 leverage ishaje iri guhinduka umutwaro. USA iracyaburira, ariko patience ntirangira itaburiye. Kugira ngo rero ibi ngibi murabyumva. Nano rero hari tugiye gusubiza cya kibazo cya wa muntu waje avuga yuko amato ya USA yasanzwe muri Ocean Indie, ariko hakaba hari n'abandi bavuga ko arandi yajemo. Muri make rero mu buryo tugarukaho, amakuru nyine aboneka ku mbuga nkoranyambaga ashobora kwitiranya n'ukuri kwa gisirikare mu byiciro bitatu rero dutandukanya no kuri kwitiranya n'icyo bisobanura mu by'ukuri. Ayo mato yari asanzwe muri Ocean Indie ni ukuri, ariko si ukuri kose. Nagira ngo wa wundi waje gukomanta ati amato asanzwemo ari no kuvuga ahantu yarari, ngira ngo twabibonye. Yego, USA isanzwe ifite icyo bita presence ya gisirikare muri Ocean Indie, kuko ifitemo icyo bita ni 5e fleet ya Bahrain, ikagira icyo bita Diego Garcia, bazi ikomeye cyane, ibikorwa bisanzwe byo kurwanya icyo bita piracy, kurinda routes z'ubucuruzi, gucunga icyo bita Middle East, Iran, Red Sea. Ibi byahozeho imyaka myinshi. Aho ngaho rero ngira ngo wa muntu wanjye ari kubyumva. Ibisanzwe mu byo ntibagimaka, ariko ntibivuze ko buri muvoma yose ari routine. Aya mato nandi mashya, aha niho ibintu bihindukira. Abavuga ko aya si ya mato asanzwe harandaje, nabo ntibibeshya byuzuye, kuko mu gisirikare si kuba hari amato ni ayahe, aje akora iki, aje yiyongera kuki, aje mu gihe ki. Ibyatuma rero muvoma iba no routine idasanzwe. Noneho hari icyo bita career streak group, yiyongera ku yari asanzwe. Amato atwara icyo bita Marine Special Force, repositioning itajyanye na Red Sea gusa, guceceka ku mpamvu strategy ambiguity. Rero bituma abantu bavuga bati aya ni andi mato sasanzwe. Icy'ingenzi, ikibazo saho yari ni impamvu yiyongereye mu gisirikare cya USA. Icyo bita presence ni different na signal.
cyangwa se repositioning eco message. Ibyo ngibyo ngira ngo ari kubyumva. Kuki abantu babihuza na EAC Great Lakes? Kubera ko hari USAID the strategic minerals deals, hari icyo bita escalation ya M23 RDF, hari amagambo akomeye ya Trump na Rubinho, hari icyo bita president wa Venezuela pressure mbere na action. Nta numwe ruvuga ko USA igiye gutera u Rwanda ejo, oya, ntaho bivuga. Ariko USA irimo guhindura icyo bita posture, kwereka abareba bose ko we can act fact, we have assets in place. Nibyo ibiri kwerekana, kwereka abareba bose ko we can act fast, you have assets in place. Kuki USA itigera ivuga iti twazanye amato kubera RDC? Kubera doctrine yitwa strategic ambiguity, gushyira abantu muri ambiguity nyine, ukajya kwibaza ibi ngibi n'ibiki. Ntibivuga intego ku mugaragaro, igasiga allié adversaire proxy, bibaza bati ese nitwe. Ibyo byonyine rero nicyo bita pressure. Tuba turi kwiga hano, ntimukagira ngo ntago tuba turi kugira. Urumva twasoma mugane. No kuvuga rero uvuga ati amata asanzwemo n'ibiki byose, ngira ngo ari kubona igisobanuro. Umwanzuro rero usobanutse, abavuga ko USA yari isanzwe muri India, Ocean Indiye, nibyo. Abavuga ko hari andi mato aje yiyongera, birashoboka cyane, ariko ikosa rikomeye no kuvuga ngo nta kintu bisobanuye. Muri geopolitics hari icyo bita timing plus context plus silence equal signals. Icyo rero bivuze ku Rwanda M23 nta guhakana, si intambara ihita itangira, ariko ni patience yose irimo gupimwa, pressure irimo kwimukira mu rwego rufatika. M23 irushaho kuba ikibazo mpuzamahanga, irushaho kuba ikibazo mpuzamahanga, umutwaro ku Rwanda, obstacle ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo se hari ikintu mutumvise? Ngira ngo turaza kureba sinye eshanu z'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu byumweru bya nyuma bya diplomasi, cyangwa se na ebyiri zishobora gutuma ibintu bihinduka vuba cyane. Ngira ngo ibyo ngibyo nibyo turi buze kuza tureba mu kiganiro cyacu gitaha. Nuko nguko rero ngira ngo twaganiraga kandi tuganira neza. Imana ibarinde, ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Nongere kubabwira nyaboneka subscribe, like ndetse na share. Like nyinshi, share nyinshi, subscribe nyinshi. Hari umuntu wambwiye ati hano ngukorera share we. Nahise mukunda cyane umuntu w'umugabo. Abantu bari mu Burayi mukore share nyinshi cyane, ndabashaka cyane. Abari muri Amerika noneho namwe, umuntu udukurikira uri muri Amerika, iki kiganiro ntimukajye mucikwa n'ubwenge, we ko wacibwa n'ibintu nk'ibi ngibi ukazafata ibi. Abari muri Canada rwose, n'abantu muri Australia ndashaka kongera kubabona kuri ntuza zacu, kuri topiko zacu. Abantu muri Australia, simbizi, ndashaka ko mwongera gushyiraho ka courage, sibyo? Australia, Uburayi, Amerika, Canada, ndabashaka cyane. Imana ibarinde rero. Bye bye, muhahe muronka bari guhaha. Bye.